Murakoze cyane abakurikiye ibiganiro bya Peter Nzaba, ndabashimiye cyane, niba warakoze subscription Imana iguhe umugisha, kandi niba utarayikora ihutire kuyikora kugira ngo tujye tubana mu biganiro byacu bigiye bitandukanye, wibuke no gukanda ku kazogera kugira ngo ujye uba uwa mbere mu kubibona. Uyu munsi tugiye kuganira ku myitwarire mibi umuntu agaragaza mu rukundo, imyitwarire itari myiza. Nubona uyu muntu witwara nabi mu rukundo, ujye umenya ko mutashobokana. Ni byiza cyane ko ushaka kumenya ko wakwirinda kwitwara nabi mu rukundo. Ni ingenzi kuba wakwirinda umuntu ushobora kutubaha amarangamutima yawe no kuba yagutakariza icyizere no kuba ataguha agaciro. Ibyo bimenyetso rero biranga uwo muntu witwara nabi mu rukundo ni ibi bikurikira. Icya mbere, ntajya yita ku marangamutima yawe. Umuntu yitwara nabi mu rukundo ntamenya uko wiyumva cyangwa ntiyibuka ibyo umukeneraho. Ntago ajya amenya ngo se wiyumva ate, ibyo umukenera cyangwa ibyo muba mwavuganye, oya ntago abyemera, arabyirengagiza ku bushake. Iyo ubabaye ntabiha agaciro, ahubwo abigira urwenya. Aha hantu araguseka cyane. Ushobora kumva yenda hari nk'akantu ushobora kukubwira kakurakaje kuko amarangamutima atayitayeho, wasa nkaho ugakomantaho akaguseka cyangwa akakubwira nabi. Nta mpuhwe aba agufitiye na nkeya, ntabwo ajya kwihanganira, nta nubwo aba ashaka no kuba yagusobanukirwa ngo amenye amarangamutima yawe ni ayahe ayubahe. Uyu muntu aba ari umuntu witwara nabi mu rukundo. Uyu muntu ntuzigere umwemerera kwinjira mu buzima bwawe bw'urukundo. Icya kabiri, aragutuka cyangwa akakubwira amagambo agukomeretsa. Umuntu witwara nabi mu rukundo akunda amagambo akomeretsa, akunda kukubwira ibintu bigukomeretsa, kukubwira ngo ntacyo umaze, ntacyo ushoboye, uri umuswa n'ibindi biguca intege. Ashobora kugutuka mu ruhame cyangwa mu ibanga. Mushobora kuba muri kuvugana nko kuri telefone, akaba yagutukira kuri telefone, cyangwa muri kuganira bisanzwe, muri gutembera muri kumwe, akaba yakubwira nk'ibintu bibi mu ruhame, muri nko mu muhanda abantu bari kukureba, kugira ngo agutere isoni cyangwa ngo yigaragazeho ko agufiteho ububasha. Abashaka kwerekana nk'aho ari we ugufiteho ububasha, ari we ukuyoboye. Urumva ntabwo aba ashaka kukubaha ngo aguhe n'agaciro uba ukwiye. Uwo muntu ntuzigere umwemerera ko yakinjira mu mutima wawe. Agira ishyari ridasanzwe n'ubugenzuzi. Umuntu witwara nabi mu rukundo aguhozaho ngo umusobanurire buri kantu kose
wakoraga. Umuntu witwara nabi mu rukundo udashaka ko mwubaka urukundo ruzima, aguhozaho ijisho akajya akubaza buri kantu kose, uri mu biki, uri hehe, uri kujya hehe, ikintu cyose yumva wagakoze aba ashaka kukimenya. Agira ishyari ry'icyo utakoze, ikintu utakoze kiramubabaza, akagushinja ibitari byo, akajya agushinja amakosa, ngo ubwo wari uri muri ibi, ngo byari bimeze uku nguku, ngo ntiwari unyitayeho, ngo uranyanga, ngo ugire ute. Uwo muntu ntabwo aba yitaye ku rukundo rwanyu. Ashobora kugusaba guhagarika ubucuti, guhindura imyambarire cyangwa kutajya ahantu runaka kugira ngo yumve ko agufite wenyine. Urumva uyu muntu muri make aba ashaka gukontorora. Umuntu ushaka gukontorora biragoye ko uwo muntu muzakomezanya mu rugendo rw'urukundo. Icya kane, ntajya yemera amakosa ye. Umuntu witwara nabi mu rukundo ntajya na rimwe yemera ko hari ikintu yakoze nabi, yumva ko ari mu kuri. Iyo ugerageje kumugaragariza amakosa ye ngo mukemure ikibazo, aguhindukirana cyangwa akavuga ko wowe uri ikibazo, uri problem. Aho gusaba imbabazi ararakara cyangwa akigira nk'aho nta cyabaye. Wajya umubwira ikintu agahita akwereka ko ibyo bintu bitigeze binaba, cyangwa agahita arakara ugashaka kuba ari wowe umusaba imbabazi. Uyu muntu pe mureke kuko nta hantu mwazagera. Icya gatanu, aragucunga, agushyiraho igitutu cyangwa akagukubita. Umuntu witwara nabi mu rukundo ni umuntu ugukoresha igitutu cy'amarangamutima, kukubuza amahoro, kukugereranya n'abandi, kukwigaranzura. Aha ngaha aba ashaka kukwereka uko abandi babayeho, uko abandi bameze, kugira ngo akunanize. Mu bintu bikomeye ashobora no gukoresha ihohoterwa rishingiye ku mubiri, kugukubita, kugutera ubwoba n'ibindi. Akaba yakubwira ikintu runaka gishobora kuba cyagutera ubwoba kugira ngo nawe ugire ibyo ukora. Uwo muntu rero niba muri kumwe, mureke agende kuko si uwawe. Icya gatandatu, urukundo rwe rushobora kuba rufite inyungu gusa. Kuko umuntu witwara nabi mu rukundo, iyo atakuba atagira gute, urukundo rwe ruba rufite icyo rugamije. Kuko ashobora kuguha urukundo gusa igihe hari icyo agushakaho. Yenda ashaka nk'amafaranga, kugira izina rikomeye, gutwika ngo izina rye rijye rimenyekana hose, kumva ngo ari kumwe na runaka gusa. Bikaba ari byo bigira gute, bimutwikira cyangwa bimukorera, cyangwa akagufatiraho nta bindi bintu biri aho. Si wa muntu muzagumana mu rukundo, si wa muntu muzagira icyo mugeraho. Iyo umaze kumugirira icyizere atangira kuguheza, cyangwa agatangira kwitwara nk'utagifite agaciro. Kuko uyu muntu iyo amaze kubona ko utangiye kumwizera, wamaze kumushyira mu buzima bwawe, we atangira kuvuga ko nta cyizere afite. Ikintu ugomba kwitondera,
Umuntu witwara nabi ntibigaragara rimwe, ahubwo bishobora kwigaragaza gahoro gahoro. Niba utangiye kubona ibi bikurikira: ko uhora wicuza, ukabura umudendezo, kutisanzura ngo uvuge ibyo wumva, ko ubabazwa n'ukuntu akunze kukugenza. Ibyo bimenyetso byo kwitandukanya cyangwa kuganira n'umuntu mukuru n'umujyanama kugira ngo ibyo bintu ubyikuremo, uwo muntu umureke agende. Ikintu wakora rero, menya agaciro kawe, ntukemere urukundo rutagufitiye icyubahiro. Shyiraho imbibi, bwira uwo muntu ibyo wemera n'ibyo utemera. Shaka ubufasha igihe biguhangayikishije cyane, inshuti, umuryango cyangwa abajyanama b'ihungabana, kuko hari igihe uba warafite ihungabana, umuntu ari kukwereka ko atagushaka nawe ukagumya ukamwiruka inyuma. Ihungabana rero ryikuremo, umuntu umureke agende kuko nta kintu cyiza azakugezaho. Murakoze cyane, tuzakomeza gukomezanya mu biganiro byacu bigiye bitandukanye.